mwabyumvishe ni wa munsi mwiza, umunsi wa kane w'icyumweru, ni umunsi tubagezaho ikiganiro cy'ubutumwa bwiza, ikiganiro kigira umutwe ugira uti ijuru ntirikorerwa, kikaba kinyura kuri radio mukunda yego Country FM, ka radio ivugira mu mujyi wa Kamembe, mujyi wa karere ka Rusizi, kuri frequency y'ijana na gatanu n'ibice birindwi. Mukigezwaho n'abavuga butumwa bwiza bagiye batandukanye. Abo muri kumva uyu munsi njye uvuga ni Emile Nshimiyimana, ariko ndi kumwe na mwene data nawe musanzwe mwumva kuri izi mikoro mu iki kiganiro. yego Nawe arabasuhuza, kubatamuza arabibwira, yego hanyuma twinjire mu kiganiro ariko muzi abo muri kuganira. yego rwose Karibu muvandimwe. yego urakoze cyane muvandimwe. Imana ishimwe cyane nanone kuko niyo nubundi dutangira dushima, ni nayo yo gushimwa mu isi ndetse no mu ijuru. Ndetse ibyanditswe bivuga ko n'abamarayika babayo bahora bayishimira. Yego. Nta kindi bahora bakora uretse gushimira Imana bavuga ko yera. Yesu rero mu isengesho yabwiye abigishwa ariko natwe turimo, yaravuze ngo ibintu nk'uko bikorwa mu ijuru tujye dusaba ngo ariko bikorwa no mu isi. Amen. Natwe rero abantu Imana yakijije turi mu isi ariko dushima Imana. Shimiye rero nanjye Imana kuri uyu mugoroba irakoze kongera kuduha umwanya mwiza nk'uyu, kongera kuwutugezaho tukiri hano, ni ku mpamvu zanyu, ariko natwe nanone nibyo byishimo byacu kuganira namwe iby'inkuru nziza cyangwa se iby'ubutumwa bwiza. Rero ku mazina nitwa Nahimana Patrice, abenshi turamenyeranye, ariko hari uwabafunguye inyakiramajwi ye nonaha cyangwa se akaba ari ubwa mbere twumvise. Nawe ntekereza ko turi buze kubana mu kiganiro kandi araza kugubwa neza. Yego. Kuko ni ikiganiro dusobanura uburyo cy'ijuru ridakorerwa, bijya binatungura abantu benshi kubera kumara igihe kinini barikorera. Ariko ni ikiganiro dusobanura ukuntu Imana yatanze ijuru nk'impano, yaritanze ku buntu, ku buryo amaboko aryakira yitwa kwizera ibyo Imana yakoze ubundi ukaribona. Amen. Niyo ntego rero y'ikiganiro nta yindi. Kandi ubundi muvandi ubutumwa bwiza mu yandi magambo mu kindi Kinyarwanda bavuga inkuru nziza. Yego. Ni inkuru ubundi igera mu matwi y'umuntu, nyine umuntu agaseka, Yego. umuntu akishima kuko ni inkuru ariko nziza. Ntabwo tujye dutangaza inkuru mbi hano ku izi mikoro, n'ubundi twe dutangaza inkuru nziza. Ari nacyo cyitwa ubutumwa bwiza. Amen. Tekereza ko rero hashingiye uburyo ubutumwa bwiza bugira buri muntu uri kuri radio ye tubana, kugira ngo twongere tukwibwirira inkuru nziza, urahare neza, urahare wishimye, ubwoba wajya kugira utekereza ku Mana, bakubwiye ko izakwica, bakubwiye ko ikubuye, bakubwiye ko ari ingome, bakwigishije Imana nabi. Yego. Ariko ubutumwa bwiza buraza gusobanura ukuntu Imana ari urukundo, kandi nawe twumva iragukunda ndetse cyane. Amen. Imana ishimwe. Ishimwe iteka. Yego. Ndashaka gushimira abantu badukurikira. Yego rwose. Uyu munsi nari ndi kureba kuri YouTube channel yacu, Ijuru ntirikorerwa TV. Yego. Wenda no kutazi kwibaho, nawe ngira ngo ni umwanya mwiza wo kubimubwira ko ihari. Yego rwose. Imazeho igihe. Tuyibwiriraho abantu ubutumwa bwiza. Yego. Nibi biganiro tunyuza kuri radio turabifirma, bikaza kongera bigaca kuri iyo YouTube channel. Yego rwose. Kugira ngo abantu bari kwisi yose ariko babasha kumva ururimi dukoresha, yego, bumva ubutumwa bwiza. Amen. Kandi tubona abatwandikira bari mu bihugu bitandukanye no ku migabane itandukanye, batubwira ko ubutumwa bwiza tuvuga yego bwabagezeho, ko bwabakijije. Amen. Abo bantu bose bakurikira channel yacu, ndabashimiye cyane ko bafata umwanya wabo bagakurikira ubutumwa bwiza. Yego. Kuko natwe nk'ababuvuga nk'uko bivuze kare, ni ibyishimo byacu. Nari ndi kureba mbona uyu munsi nibwo twujuje abantu 4,000 yego bakurikira
iyo channel yacu umunsi ku munsi. Si benshi ukurikije abakurikira ibindi bitangazamakuru, yego, ariko kuko ari abakurikira ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana ni benshi. yego rwose. Yego. Numvisha ari ishimwe ryinshi ku Mana ko mu gihe nk'iki yatanze n'ubwo buryo bw'umurongo wa YouTube uhoraho, yego, umuntu yajyaho isaha iyo ari yo yose agasangaho ubutumwa bwiza. Kandi shimira Imana no ku bw'abo bantu nyine bamaze kujoininga iyo YouTube, yego, ariko nabisaba n'abandi bari kutwumva rwose muzagubwa neza, muzamenye ibyo mutigeze kumenya, yego, muzamenye neza y'Imana kandi muzanayitangariza n'abandi. Ubwo rero namwe nkuko mujye mufata akanya mukumva n'ibindi, bigerageze n'iyo channel uyikurikire, uzatubwira itandukaniro. Uko biri kose ubuzima buzahinduka kandi uzagaruka nawe udushimira. Yego rwose. Kandi ikiruta byose unashimira Imana. Uyu munsi turagira ngo tubabwire nanone ijambo ry'Imana. Nta kindi tugamije ni ukugira ngo wowe utazi uko wajya mu ijuru, yego, ubisobanukirwe. Amen. Utazi uko wakiranukira Imana, ubisobanukirwe. Yego. Utazi uko wabana n'Imana amahoro, ubisobanukirwe. Yego rwose. Mukunda kumva abantu bitwa abera. Yego. Abera akenshi ngiye ntarakizwa Patrick, mvugishije ukuri kose, abera numvaga bataba mu isi pe. Ariko si we gusa n'abadukurikiye mu gihe wenda kitari kirekire cyane tumaze dukijijwe, yego, wari wihereyeho wowe utarakizwa, yego, uvuga ko nawe utari uzi ko abera babaho, yego, ariko ntiwanemeraga ko umuntu yaba uwera. Nibyo numvaga abera baba nko mu ijuru, kuko numvaga umuntu ataba uwera nk'uko bivuze ari mu inosi. Yego, nuko nabyumva. Yego rwose. Hari ukuntu umuntu aba akennye, ahari akagira ngo no gukiranira ntibishoboka. Yego, yego, kuko nibwo buzima wowe uzi, ukumva nta n'inzira byacamo. Yego, kuko umuntu aba ari umunyabyaha kandi kavukire, yego, aba yibaza ko bitashoboka ko umuntu yaba mu isi atari umunyabyaha. Uzajya ubyumva ko tunabwira abantu ubutumwa bwiza bakavuga batari ko mvuze ko ndi umukiranutsi. Yego, uti naba nisi Imana inyabinyoma kandi akaba yanabisomye. Yego. Urumva ni naho biba binakomereye umuntu. Bibiliya ni nayo ibivuga nyine. Umuntu avuze ko nta cyaha afite, yego, ngo yaba yisi Imana inyabinyoma, ndetse ngo no kukaba kutari muri we. Noneho umuntu yabisoma yabisanisha n'ubuzima bwe bwa buri munsi. Umuntu agerageza kwibuza ibyaha no kubireka ariko ntabishobore. Yego. Buriya niyo ucekinze witonze nta muntu buryo ukunda ibyaha. Yego. Buryo umuntu wese yanga ibyaha. Yego. Ariko ikibabaje kurutaho nuko ibyo bintu umuntu yanga ajya bikora. Ari byo asanga yakoze. Nyine wiroturuva ibintu utashakaga ari byo ukora. Njya nkunda guha abantu urugero. Buriya nko kurakara si icyaha se? Yego. Nta muntu urigira byuka mu gitondo ngo apange isahari buruze kurakariraho. Yego. Ariko kubera ko kurakara bituye mu muntu, iyo haje ikigucokoza gake kurakara biro automatique. Yego, yego. Bishatse kuvuga ngo ibyo umuntu arireba akareba uko ateye, nyine akabona n'uwo murongo wabiri uvuga ko nta wabintungane. Hanyuma akabifata aricyo, yego, akumva no umunyabyaha kugeza apfuye. Bikamushyira mu rungabangabo no mu rujijo, naho yumviye umuntu avuga ko umuntu yabuwera akikanga. Yego, yego, umuntu buwera wavahe? Ese umuntu b'intungane wavahe bigenda bite? Yego. Ariko ni nacyo kitubesheje aha. Nibyo, ni gusobanura ukuntu umuntu yaba intungane. Nibyo rwose. Kuko nibyo isi itamenye. Nibyo. Abantu benshi bazi ko ari abanyabyaha kubera ko banabyibona. Ariko none natwe turasobanura ukuntu umuntu ashobora kugirwa intungane n'Imana akabimenya, yego, akabyimenyaho, yego, ku buryo noneho wanasoma ibyanditswe bakandikira bera nawe ukiyumva, ukumva ko nawe iyo wari uyikureba,
kuko nanone bandikiye abera ukayisoma uri umunyabyaha buriya ntabwo byumva, nta nubwo umenya ari ibiki. ubusoma ibaruwa itari yawe, usoma ibaruwa itari yawe. Rero ni nayo ntego burya y'ubutumwa bwiza, ni uguhishura ukuntu umuntu ashobora kuba uwera imbere y'Imana akiri mu isi, kandi akiri mu isi akazayiva hari uwera yego agiye mu ijuru ry'abera. yego rwose yego urumva rero muvandi warutangiye uvuga ikintu cyiza, yego wenda n'abadukurikiye turaza kujyana nabo kandi baraza kunguka byinshi. Warutangiye uvuga ati ngiye mu mibereho yanjye numvaga umuntu atabuwera rwose, ariko nkumva n'uwabimbwira nakumva mbeshya. Si wowe gusa nanjye niko nari imeze. nibyo. Nyamara ubu kuri izi mikoro naje guhishurwa ko ubutumwa bwiza bwo buhishura ukuntu umuntu aba uwera. nibyo. Niba utaramenye uko umuntu aba uwera, ntiwegeze wumva ubutumwa bwiza. nibyo rwose, nicyo buhishura, nicyo buvuga. yego biragatsindwa kuba umuntu avuga ko yizeye Yesu, yego akanavuga ko ari umunyabyaha. yego rwose. Noneho byoroheye umuntu kuvuga ko ari umukristo, ariko ntibishobokera umuntu kuvuga ko ari umugiranutsi cyangwa ari uwera. uvuze ikintu kijya gituma abantu bancanga. Namwe mutwumva rwose muraducanga. Iyo umuntu avuze ngo ni umukristo, yumva ari fiyeri. yego rwose, buri wese ndetse yumva ari ijambo ryiza, ntibiremereye. yego ariko biranababaje kuvuga ko uri umukristo w'umunyabyaha. uwo ntabaho. None icyabyishe rero, dore impamvu ako kavuyo kaje ku muntu. Umuntu ajya mu rungabangabo, yabwiwe uko umuntu aba umukristo abibwirwa nabi. yego rwose, abibwirwa nabi, abwirwa ko ari umukristo kandi atari we. yego kuko idini ryaramubwiye ngo turakubatiza mu mazi menshi cyangwa make. kuko ubu ku myumvire abantu bafite, ubu umuntu utabatije mu mazi menshi cyangwa make niwe bita umupagani. noneho umuntu wabatije we akavuga ngo uwo muntu ubwo ngo ni umukristo. Abantu rero ntibamenye uko umuntu aba umukristo. kuko umuntu Imana yagize umukristo, uwo muntu aba ari uwera. nibyo rwose, uwo muntu aba ari intungane imbere y'Imana. nibyo rwose. ubundi kuvuga ngo ndi umukristo, abantu babyumve neza, ubwo buvuze kuri uwa Kristo. yego. ubuvuze ko ukomoka kuri Kristo. yego. ubuvuze ko ubyarwa na Kristo. yego. kandi Bibiliya ubwayo mu Baheburayo haravuga ngo nanone uko Kristo ameze niko nawe yabyaye bameze. nibyo. ahandi haravuga ngo nk'uko umubyeyi yahuza n'umwana w'inyama n'amaraso, ngo niko uwo yahuje ibyo natwe. ngo kubw'izo mpamvu ntanagira isoni zo kutwita abavandimwe cyangwa se bene se. rero kuvuga ko uri umukristo ukabuvuze ko uri uwa Kristo, ukavuga ko uri umunyabyaha, ubwo si byo bibaho. ntabwo bishoboka. ahubwo ntiwegeze umenya uburyo ki umuntu aba umukristo. nibyo rwose. tekereza ko turaguma tuvugane n'abatwumva ubutumwa bwiza, kuko nibwo buhishura ukuntu umuntu aba uwa Kristo, ukabona abaye umukristo. amen. turifashije amagambo ari mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'abera bari i Kolosayi, igice cyaho cya mbere, imirongo 4 ibanza. uradusomera mu Kinyarwanda ufite, nanjye ndasoma mu Kinyarwanda. Bibiliya ijambo ry'Imana. ndasoma Bibiliya yera. hano haravuga ngo ni Abakolosayi, igice cyaho cya mbere, imirongo 4 ibanza. haravuga ngo ngewe Pawulo, intumwa ya Kristo Yezu, nk'uko Imana yabishatse, n'umuvandimwe wanjye Timoteyo, turabaramukije mwebwe ntore z'Imana z'i Kolosayi. Kristo yagize abavandimwe b'indakemwa. Imana Data nibagirire ubuntu, ibahe n'amahoro, ifatanije na Nyagasani Yezu Kristo. Iyo tubasabira, duhora dushimira Imana se w'umwami wacu Yezu Kristo, kuko twumvise ko mwemeye Kristo Yezu, mugakunda intore z'Imana. Amen. Yego. Ariko iyo Bibiliya ufite ishobora kugiramo version ya Bibiliya ntagatifu? Ndayifite. Yirebe mu gihe ndi kubona nsoma muri Bibiliya yera, uraza kudusomerana ntagatifu. Nta kibazo. Reka dusome muri Bibiliya yera. Pawulo wagizwe intumwa ya Kristo Yesu nk'uko Imana yabishatse, na Timoteyo mwene data, turabandikiye bene data bo muri Kristo bera bo kwizerwa bari i Kolosayi,
ubuntu n'amahoro bibe muri mwe biva ku Mana data wa twese. Dushima Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo uko tubasabiye iteka ryose, kuko twumvise ibyo kwizera kwanyu mwizeye Kristo Yesu n'urukundo mukunda abera bose. Amen. Amen. Bibiliya ntagatifu iravuga ngo ngiye Pawulo intumwa ya Kristo Yesu uko Imana yabishatse n'umuvandimwe wacu Timoteyo ku batagatifujwe b'i Kolosayi, kuri mwe bavandimwe b'indahemuka muri Kristo, tubifurije ineza n'amahoro biva ku Mana umubyeyi wacu. Turabashimira Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo, kandi tukanabasabira ubudahwema kuva aho twumviye ukwemera mufitiye Yesu Kristo n'urukundo mugirira abatagatifujwe bose. Muri Bibiliya yera bavuza abera, yego. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana babise intore z'Imana. Muri icyo Kinyarwanda babita abatagatifujwe. N'abatagatifujwe. Imana ishimwe cyane. Patri, noneho hajemo ijambo rikomeye ryitwa abatagatifu. Yego. Abatagatifujwe n'abatagatifu. Ariko urumva niyo mpamvu z'ibi binyarwanda kubisoma wenda n'abatwumva dukumve neza. Yego. Ni amagambo baramwe ariko ibinyarwanda bifite uburyo bigenda binoza iyo mvugo ku buryo bwiza. Urumva nkaha abatagatifujwe. Yego. Harimo ukuntu wowe uri umutagatifu ariko wabigizwe. Yego urakoze cyane. Yego. Ntago witagatifuje. Hari uwagutagatifuje. Imana ishimwe cyane. Yego rwose. Urumva rero Pawulo ari harasuhuza aba bantu. Yego. Bishatse kuvuga ko n'inzandiko zose dusoma. Yego. Namwe mufite Bibiliya abatwumva. Yego. Ntago Pawulo yigeze yandikira abanyabyaha. Yego rwose. Pawulo yandikiraga amatorero y'abantu batagatifujwe. Amen. Bibiliya yavuze ngo ari kwandikira abera. Imana ishimwe. Ari kwandikira abera batuye i Kolosayi. Amen. Amen. Nkuko yandikiye abera batuye i Korinto, nkuko yandikiye abera batuye Efeso, yego rwose. Nkuko yandikiye abera batuye i Filipi, yego. Nkuko yandikiye abera batuye i Galatiya, yego. Nkuko yandikiye abera batuye i Tesaloniki. Abo bose na abera bari batuye ahantu runaka. Yego rwose. None ga abadukurikiye tujyana ko zino nzandiko umuvandimwe Pawulo yabaga yandikiye abera bahantu runaka. Yego. None ga wowe iyo abantu batubwira ko basoma Bibiliya, yego, wumva byagufasha iki gusoma urwandiko rw'abera uri umunyabyaha? Suko se. Icyambere ntuzi uburyo umuntu aba wera. Yego. Ntunemera ko wera baho. Yego. None Bibiliya mu nzandiko barandikira abera. None nawe ujye ubisoma. Ese ubwo biragufasha iki uri umunyabyaha? Ntacyo bimufasha. Niyo mpamvu muvandimwe birakwiye ko abantu babanza bakamenya uburyo umuntu aba wera. Yego rwose. Hanyuma bagasoma inzandiko z'abera ntacyo bitwaye. Amen. Kandi reka mvuge ko nanone ibyo nibyo duhora dusobanura. Yego rwose. Dusobanurira abantu ko bishoboka ko umuntu yaba wera kandi ari mwiza. Natwe tuvuge ko izi mikoro turabera. Ariko abera barahari rwose mwisi yose. Naho i Kolosayi bari bahari. N'ubu baracyahari. Batari abangaba bandikirwa kiriya gihe, ahubwo baje kwizera ubutumwa bwiza no mu iki gihe cya none. Yego yego. Nawe biragukwiye wo dukurikira ko wamenya uburyo umuntu aba wera. Yego. Nibi byanditswe bikaba ibyawe, wajya unabisoma noneho ukabyumva. Yego. Hari n'ukuntu abantu babwiwe ko ahari bafite abagomba kubasomera bo batagomba gusoma. Yego. Icyo nacyo ni ikinyoma. Nacyo ni ikindi kinyoma. Yego. Iyi Bibiliya yandikiwe abera. Nawe n'ubu wera uzajya usoma iby'abera wumva ari ibyawe. Ubundi buriya nuko wenda umuntu abasa naho abihishwe. Yego. Cyangwa se atabizi nyine kuko ariko ni nacyo ubutumwa bwiza bunabereyeho. Yego. Ubundi umuntu wese udukurikiye utunze Bibiliya,
wakabaye kubanza guhagarara kugusoma cyane, yego, ukabanza ukibaza uko waba uwera nibyo kugira ngo ubone uko uzajya usoma ibaruwa zabe. ubwo njya numva abantu mu Korinto ngo handitse gutya, mu Filipi handitse gutya, mu Galatiya, none se ko bandikiye abera b'i Galatiya, none ukaba uri umunyabyaha w'ahantu uba nyine, urumva se uri bubimenye? Ntabwo uri bubimenye. Ni nayo mpamvu abantu batwumva bakwiye kurajya bumva ubutumwa bwiza, bakabanza bakamenya ukuntu waba uwera. Amen. Imana igahamya kuri uwera, nawe ukabyihamya. Ngaho Pawulo nawe uruno rwandiko rube rukureba, ruba urwawe nawe, wumva ibaruwa yabera nawe uyisangemo. None se urayisangamo gute? Hano yavuze ngo asuhuje cyangwa se yandikiye bene data bera b'i Kolosayi. Yego rwose. Anashimira Imana ati mbashimira Imana ati nkimara kumva ukuntu mwizera Kristo n'uburyo mukunda bera bose, n'uburyo mukunda be. No se wowe urumva uri bwisangemo umute urumva yandikiye abera nabo asuhuje, ari kubashimira Imana ko bakunda abandi bera. No se wowe urazamo umutura umunyabyaha kandi rwose ntimukongere kuvuga ngo twiyita bera. Yego, oya, ni ijambo ribihamye. Umuntu wese wizeye Kristo nk'uko yizerwa ahinduka uwera. Urakoze cyane. Yego. Icyo nacyo gikosoke wenda ku bantu Imana iha kubyumva neza. Yego. Ntabwo twiyitabera nko kwikirigita ngo duseke. Yego. Nta nubwo twiyitabera nk'umuntu wabitubwiye. Yego. Nta nubwo twiyitabera nko kwiyobagiza cyangwa tujijisha wapi. Ahubwo turabera babigizwe n'Imana. Amen. Twatagatifujwe n'Imana. Amen. Amen. Ni Imana yadutagatifuje, irabitumenyesha. Niyo mpamvu duhamya ko turabera. Amen. Arega nicyo cyazanye Yesu. Muvandi. Yego muvandimwe. Buriya nkunda ukuntu Zakariya yahanuye Yohana amaze kuboneka. Yego. Yaravuze ngo nawe mwana ugiye kujya nyine utangira kumenyesha abantu iby'agakiza. Yego. Wari ukubabarirwa ibyaha. Amen. Ariko basi ujye unababwira ko abo bantu bazaba bababarirwa ibyaha. Niko gakiza. Niko gakiza. Gukizwa ni ukubabarirwa ibyaha. Yego. Bazahita batangire uwo munsi umenye ko wabariwe ibyaha. Uzagira imibereho yo kuba uzajya usenga Imana uri uwera n'umuziranenge iminsi yo kubaho kwawe yose. Impamvu abantu atarabera ntibamenye uburyo umuntu aba uwera imbere y'Imana. Nibyo rwose. Ntibamenye ukuntu Imana igira umuntu intungane. Amen. Ariko ni nayo ntego y'ubutumwa bwiza. Muvandi ntekereza ko twasobanurira abantu ukuntu umuntu aba intungane atabyigiza. Nibyo rwose. Ku bw'akavukire abantu bose ni abanyabyaha. Yego muvandi. Muraza kuhasoma mu Baroma 5:18 na 19. Hatubwira ko igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bahinduka abanyabyaha bakanacirwaho iteka. Uwo muntu umwe wacumuye Bibiliya ivuga ni Adamu. Niwe muremwa mbere, niwe muntu wa mbere Imana yaremye imuremeramwe abantu bose. Agomye natwe tuba tugomeye Imana muri uwo. Yego rwose. Ariko tunavutse ku mibiri tuvukana kamere y'icyaha tumukomoyeho. Ibyo rero nibyo bitera umuntu wese kuba umunyabyaha imbere y'Imana no kuba aciriweho iteka atarakora icyaha na kimwe. Yego. Zaburi 51:7 iravuga ngo dore naremanywe gukiranirwa, mu byaha nimo mama yambyariye. Yego. Ya 58:4 hakavuga ngo abanyabyaha batandukanywa n'Imana uhereye ku kuvuka kwabo. Umuntu avuka ari umunyabyaha wuzuye anatandukanijwe n'Imana, ari uwo kurimbuka. Yego. Ibyiza by'umuntu akora ageze ku isi bivanze n'ibibi bye, sibyo bimugira mwiza cyangwa mubi imbere y'Imana. Oya, ahubwo ryavuko rye akomora kuri Adamu niryo rimugira mubi ku rugero rwuzuye. Buriya Patiri, ubwiye umuntu ngo nakora ibibi gusa nanone ntiyabishobora. Kubera ko igiti umuntu yariyeho agomera Imana ni igiti cy'ubwenge kimenyekanisha icyiza n'ikibi. Bivuze ngo mu muntu imbere muri we habamo gukora neza no gukora nabi. Niyo mpamvu ibyo bintu byose umuntu yibonaho biri mu gatebo kamwe. Iki kintu kikaba kiranakomeye. Yego. Niyo mpamvu biri ivuga ngo mwuka yaje. Yego. We yabanza akagutsinda akakumenyesha iby'icyaha. Yego rwose. Kuko nanone iyo wibeshye ku by'icyaha, yego, n'ibyo gukiranuka ntubimenye. Ubyibeshyaho nabyo. Ndabyibuka neza no mu ishuri. Iyo umuntu atumvaga ikibazo ntiyashobora kugisubiza, n'igisubizo cyazaga gipfuye. Rero abantu bakwiye kumva ikibazo
abantu twagize ikibazo giteye igiti. Kuki uri umunyabyaha ubishaka utanabishaka? Yego rwose. Ese ubundi mwebwe mutwumva, kuki umaze igihe uvuga ko uri umukristo, reka mvuge nk'uko ujya uvuga, umaze igihe uvuga ko usenga unakorera Imana, kuki ubisoresha kuvuga ko uri umunyabyaha? Yego rwose. Ntiwumva ko ibyo wagerageje gukora byose bitigeze bigukuraho icyaha? Nibyo. Urumva n'umutima wawe uraguhamiriza ko uri umunyabyaha, kandi nta kutagira kugira ngo ukore neza. Yego rwose. Bivuze rero ko ubunyacyaha bwawe nawe urabyumva muri wowe. Yego. Utabuterwa n'ibibi ukora. Yego. Ahubwo waba wabikoze cyangwa utabikoze, ntushobora kwihamiriza ko uri intungane. Ariko ibyo bintu nabyo mbishimiye Imana kuri izi mikoro. Yego. Imana ibishimirwe ku bintu yakoze bimeze neza cyane. Yego. Nshimiye Imana ko mwe mwese muvuga ko mukorera Imana, umuntu ashaka kuzajya mu ijuru mubikoreye. Nshimiye Imana ko umutima wanyu utajya ubibemeza ko mwarijyamo. Urakoze cyane. Kubera ko iyo si yo nzira. Wa musore wavuze ngo yararuhereje amategeko yose, yaje gushaka Yesu. Aramubwira ngo nkora iki kugira ngo ndagu ubwami bw'Imana. Kandi avuga ko yayubahirije ngo uhereye kuva ngo ari mutoya. Urumva ko rero njye nshimiye Imana ko ku myaka umaze ukorera ijuru utararibona. Yego rwose. Kandi ntaryo uzabona kuko waciye inzira itari iyo nzira nishoboka. Kuko uvuze ikintu buriya gikomeye. Yego. Wenda tsaye tugumya kuvuga kuko mba numva ari na kirekire. Yego. Kubyerekeranye n'iby'icyaha kirakomeye kuko urumva ubwabyo. Yego. Ikintu Imana yita icyaha. Yego. Abantu ntibazi ko ari cyo cyaha. Yego, nicyo kibazo. Noneho Imana yivuga ko icyaha ari umwuka w'ubwenge umuntu yanduriye muri Edeni, ubwenge bumenyesha umuntu ikibi n'icyiza. Yego rwose. Mu yandi magambo, imibereho ya muntu yose ikoze mu cyaha. Ubundi ni umwuka w'ubwigenge. Yego. Kuko umuntu yabagaho agengwa n'Imana. Hanyuma rero yifuza kwigenga. Yego. Kwimenyera icyiza n'ikibi. Mu yandi magambo ni ubuzima bwo kwihitiramo. Yego. Aho kugengwa n'Imana we akigenga. Yego rwose. Naho ngaho buri cyakinjiriye mu muntu. Kandi aho uvuze ubwigenge ndakumva cyane. Yego. Imana y'ukuntu iteye ntago igira icyiza n'ikibi. Yego. Kuba umuntu yaragize icyiza n'ikibi nicyo cyitwa ubwigenge. Yego. Ni nacyo cyitwa gutandukana n'Imana kandi. Yego rwose. Noneho icyo akaba ni nacyo Imana yita icyaha. Noneho ikibabaje cyangwa igikomeye akaba ni nako umuntu akoze. Yego. Noneho rero iyo ugiye gushaka kureka ibyo bintu uri kwirwanya. Ntibyashoboka. None se urirwanya uzishobora? Ntabwo byashoboka. Nase ko umuntu yasiga ikimwirukaho yasiga ikimwirukamo. Ntiwumva ko ibyo bintu urwanya ariko ukoze ukoranye nabyo. Ukoranye n'ibyo bintu. Nibyo rwose. Rero kuri urwo ruhande uwo muntu yarakwiye gucirwaho iteka. Nta kindi gikwiriye umuntu. Nta kindi gikwiye uwo muntu. Yabana n'Imana nyine. Imana yavuze ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Uwo muntu yarakwiriye urupfu. Nibyo rwose. Icyo nkundira ubutumwa bwiza. Buriya ni nkunda ubutumwa bwiza. Yego rwose. Ubutumwa bwiza bwaranyibwiriye ngo ni urupfu nari nkwiye. Yego. Ubutumwa bwiza burongera arambwira ati ariko humura. Nakwiciye muri Kristo. Amen. Imana himbazwe noneho. Bwariho wanyiciye. Kumbi urwo rupfu Imana yavuga ikwiye kwica umunyabyaha yarwishe Kristo yahindutse umunyabyaha ku bwawe. Utwumva urwo rupfu agombaga gupfa uzira ibyaha byawe. Yego rwose. Nirwo Kristo yapfuye. Nirwo Imana yishe Kristo kandi Imana ivuga ko ihannye icyaha bihagije. Twarabisobanuye hano. Imana yahannye umunyabyaha iranyurwa. Ni nacyo cyatumye ivuga ati ibyaha bye n'ubugome bwe sinzongera kubyibuka ukundi. Rero iyo ibyo bintu byizeye uhabwa n'Imana kuba uwera nk'impano. Uwera ni umuntu Imana itabaraho icyaha rwose. Kandi impamvu itakikubaraho ni iyi, si uko utagikoze, waragikoze, Imana ikibara kuri Kristo iranakimuhanira. Emera ko icyaha cyawe Imana yakibaze kuri Kristo, n'igihano wagombaga guhanwa Imana ikagihana Kristo. Emera ko nta cyaha Imana ikikubaraho. Urarara uri intungane imbere y'Imana. Nibyo rwose. Yego. Rero nuko umuntu aba uwera akaba umutagatifu akaba intungane, ukaba mu isi twajya tuvuga ku izi mikoro ngo turi intungane.
wihangane ukabuza uko twabaye nibyo nawe ukaburiyo abantu baratwitiranya bakavuga ngo turi kwiyemera ngo twakosoye ingeso zose kambivuge mu mazina yabo ntago twakosoye kamere wapi ntago twayi kuko ndikosoreka nibyo ibihembo bya kamere n'urupfu niyo cyatumye Kristo yambara kamere ko umuntu Imana iramwica nibyo rwose Yesaya aravuga Imana yaramushenjaguye yaramubabaje cyane ashenjagurirwa twebwe ashenjagurirwa gukiranirwa kwacu ariko Imana himbazwe icyo gihano niyo cyaduhesheje amahoro amen n'ubundi Yesaya nubigarukaho ko igihano kiduhesha amahoro cyari kuri Kristo niba Yesu yarahanwe azira ibyaha byacu kandi byose bivuze ko imbere y'Imana twahindutse abede abantu Imana itabaraho icyaha rwose urumva muvandi wenda nubwo iminota biri kwihuta mfasha ujye mwiyo Bibiliya yawe turebe mu Baroma igice cya 10 naho nkunda ukuntu havuga uburyo umuntu abintungane rwose katubivugeho nabyo gatoya kuko abantu bibaza ukuntu twabayezo ariko twabigizwe n'umurongo turasoma imirongo 4 ya mbere ibanza Abaroma igice cya 10 nibyo itwadusomera vuba bene data ibyo umutima wanjye wifuza nibyo nsabira abisirayeli ku Mana nukugira ngo bakizwe rwose ndabahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana kuko Kristo ari we amategeko asohoraho kandi niwe uhesha uwizera wese gukiranuka amen Paulo reka mbivugeho gato mu minota mikeya uyu n'ubundi ni Paulo ariho aragirira impuhwe abisiraheli bagenzi be ko nawe yari umwisiraheli ati ndabahamya rwose hashingiye umuvoma bagira mu gukorera Imana ndahamya ko ntacyo badakora ariko ikibazo bakorera Imana bitavuye mu bwenge ikindi Kinyarwanda kiravuga ngo bakorera Imana bidashingiye ku kuyimenya kubera iki rero kuki uko kuntu ujya ukorera Imana turi kubigaya kuki izo muvoma zose ugira zo kwitanga no gukorera Imana no gukutiriza no gusenga no butaye n'uburirimbyi n'imiri kuki tubigaya abantu benshi bajya bati kuki muratunenga mukanenga abaririmbyi mukanenga abadiya reka nkubwire impamvu tubigaya nawe aha dusomye witonze uri wawe uhasome tubigaya kubera iki mwayobewe gukiranuka kw'Imana kwariko bituma mwihangira ibyo bintu noneho mwihangiye ibyo bintu bituma muyoberwa gukiranuka Imana itanga arega Imana niho umuntu gukiranuka noneho basoje bavangwerega Kristo niwe amategeko asohoraho yandi magambo niwe yasohoza ngo agahita gahesha umwizeye wese gukiranuka Imana ishimwe cyane nuko umuntu akiranukira Imana izere Kristo Imana iguhe gukiranuka kwa Kristo nawe utangire uvuge kuri umukiranutsi ku Mana ikiza gihari nta handi wakiranukira unyuze nibyo keretse uciye kuri Kristo urabona ko abashishikajwe n'imirimo gushaka kubahiriza amategeko ngo babe abakiranutsi nibo Paulo ari kugaye rwose kandi barahari benshi bari kukumva bafite ishyaka ryinshi bibwira ko ibyo ari by'Imana izaheraho kugira ngo ibemere rwose nyamara birasaba gusa ko umuntu yizera Kristo akabarwaho gukiranuka kwa Kristo ni uhesha uwizera wese gukiranuka uwi padri numwuka niri kuvuze kuko Kristo ari w'amategeko asohoraho kandi niwe uhesha uwizera wese gukiranuka umuntu uvuga ko yizera Yesu akaba atari umukiranutsi yongeyeho ikindi cyaha cyo kubeshya rwose kandi nta nubwo mwizera arabeshya kuko umuntu wizera Kristo wese Imana imugira umukiranuka kandi ikindi buriya nkunda uzike ibintu njya kubyumva Imana ijya kubinyumvisha hari ahantu yabaye nk'inyereka iranyereka none se urabihakana ko Yesu watigeze akora icyaha agahinduka umunyabyaha kuki ujya uvuga ko yabaye umunyabyaha ku bwawe none se wakemeye ko nawe utaregeze ukiranuka Imana nawe yaguha gukiranuka kubwe nyine mukaba muranaguranye none se nyine nahise numva se nzajya ngumya mvuga ko Yesu yabaye umunyabyaha kubera njye mvire mwa we wabaye iki njye nabaye iki kubwe ko yabaye umunyabyaha ataregeza akora icyaha njye mbiki kubwe ariko biye yavuze ngo natwe tuba bakiranutse ku bwa Kristo wizera wese wese ubwo n'abatwumva bari umuntu ugiye guhamagara mu kanya nuvuga ko wizeye Yesu
ukaba utari umukiranutsi uraburi kubeshya nushaka ntiwiri guhamagara yego rwose yego uko niko kuri guhamwa na Bibiri ukongera no kuvuga kuri umukristo yego niba utari umukiranutsi yego guhera none tubiguciyeho yego uzavuga ati abagabo bagiye bavugira kuri Country FM yego bavuze ko ntazongera kwiyita umukristo niba ntavuga ko ndi uwera yego niba ujya uvuga ko uri umukristo wowe utwumva ntabwo tubyanze ariko niba uvuga ko uri umukristo menya ko ubwo uri uwera imbere y'Imana niba ubona uri umukristo w'umunyabyaha ntabwo uri umukristo ntabwo unazi Yesu yego rwose ntabwo muzi ntiwigeze unamwizeye ubwo wari uvuze ikintu cyiza mwe mugiye guhamagara tugiye kubaha umurongo niba nawe wemera Yesu ukabona tubwira ko wamwizeye utubwire ko uri uwera ku bwa Kristo yego rwose niba atari gutyo ntabwo umunsi nibyo yego tubaho umurongo nibyo rwose yego katubaho umurongo MTN ni 0782 44 21 25 kagisubiremo 0782 44 21 25 Airtel ni 07 83 5 yego 07 83 5 niba duhamagare dusangire nabo ikiganiro ku buhanga bw'ibyuma baturebere niba badufasha twakira abantu niba telefone ziriho yego ashobora kuba hariho MTN gusa yego abariyo bahamagaraho 0782 katwakira umuntu ndumva yagiye ni 0782 44 21 25 nibyo rwose niba duhamagare abantu bizeye Kristo bakababera nibyo abantu bagize ibyishimo nawe duhamagare dufatikana ibyishimo nibyo rwose kuko icyo mbikundira ntiwakizera Kristo ngo ure kwishima nibyo unagira amahoro yo mu mutima amen na bwabwo bwatumaga wibaza aho uzajya nyuma y'urupfu hitabuvamo nibyo rwose kuko umenye ko iwanya ari mu ijuru allo urinde uherereye he Samu Murenge wa Bushenge yego turakumva Samu mu Bushenge umeze neza namwe turishimye cyane ku bwa Kristo Yesu ashimwe iteka ryose hanyuma wadukurikiye mu kiganiro yenda bakurikira uri wa kane bakurikira yego hanyuma ku gihe kinini umaze udukurikira hashingiye ko nkumvise ni iki wumvise mu kiganiro cyagushimishije ikiganiro cyashimishije nuko nabonye ijuru uba nta kiguzi nta kiguzi utanze aha hanyuma se nyine sobanurira abantu bari kutwumva wowe waribonye ute ni gute byagenze bite kugira ngo ubone ijuru nta kiguzi utanze uko kuriya Imana duhaye umwana wacu Kristo yego atwitangire yego kandi nta wundi muntu ari kwitanga kugira ajye ku musaraba yego ati Kristo wenyine yego nuko rero ngo ati mbonye ijuru rwose yego kuba Yesu yaritanze ku musaraba byakugize iki byaguhinduye iki imbere y'Imana byahinduye iki imbere y'Imana byahinduye iki kuriya byatumye kuri njya mu gakiza gakomeye cyane mu ijuru hazajya yabera abakiranutsi nawe uri wese ngenda umukiranutsi uri umukiranutsi ngewe ubikesha Yesu urakoze Samu ugira ijoro ryiza reka twakire n'abandi tugushimiye Imana yakugize umukiranutsi yego sawa nibyo abantu ni baba bakiranutse nizeze uko yapfuye kandi ko yazutse yego rwose oya nibizeye Kristo ari umuntu tumwakire nshimiye baba ari kutwumva bari ku Gihaya hari kirwa cyitwa Gihaya yego hari abantu ngo badukurikiye cyane allo ndumva amarizo yanze yego bamwiraga abari kutwumva bari ku kirwa cya Gihaya yego bampaye message bambwira ati turicaye turenze umwe turiho turabumva kandi turi kunezerwa ukuntu muri kutubwira ko burya natwe ijuru ari iwacu amen nibagumye batwumve nabo bishimye yego rwose umurongo uracyariho baduhamagare tuganire allo oui mwiriwe neza urinde uherereye he ndi Murangi uri Murangi wadukurikiye mu kiganiro se
nakurikiranye ikiganiro cyanyu kandi ndagikunda. narushijeho gutega amatwi radiyo Country FM buri gihe ndayumva. yego rwose. nifuza kumenya aho urusengero ruteraniramo ruri kugira ngo basubire ndusheho gusobanukirwa. wabanje ukatubwira icyo wamaze kunguka, turaza kuguha nimero tuzagufasha kugira ngo tubonane tunaterane. icyo maze kumenya neza, namaze gusobanukirwa ko umuntu yabaye umwere kubw'amaraso ya Yesu. Amen. kandi namaze gusobanukirwa ko umuntu wese wamaze kwinjira mu maraso ya Yesu Kristo aba yahindutse umwana w'Imana ndetse wera rwose. Yego. icyo rero nicyo gituma nshaka noneho kuzaterana namwe mbona nkubona. Urakoze. Ijuru wumva urifite isaha yose uvuye mu mubiri, wumva ugiye mu ijuru? Umva rwose ntacyo mpfa n'Imana yanjye kubw'amaraso ya Yesu nahita njya mu ijuru. Wavuze ko witwa nde harya? Nitwa Habyarimana Faustin. Faustin, uze kuduhamagara dusoje. Gute? Uze kuduhamagara dusoje ikiganiro saa 3. Yego. Turaza kuguha nimero zacu bwite. Yego. Uduhamagareho kugira ngo tukurangire uko twabonana. Yego, murakoze cyane. Urakoze, ukomeze ugubwe neza ku bwa Yesu Kristo. Murakoze. yego. Ibintu ni byiza. Faustin arishimye cyane. aravuga ati nta kimana ikimbaza, Ntacyo mpfa n'Imana. ntacyo tugipfa. Country FM, allo? Allo? Oui. Mwiriwe neza, ni wongere ijwi twumvikane. Okay, Sironi kukabatwa. Ni Sironi kukabatwa? Sironi, wadukurikiye se mu kiganiro? Ntabwo nabakurikira ariko nsanzwe mbakurikira. uyu munsi nabonye umwanya w'amayi mukeya. Nanjye nishimira ko Yesu yancunguye mu buryo yacunguye. Ubu nkaba rwose nta byaha ndumva nishinja kubera ko yanyitaye ku musaraba. Yego rwose. Urumva icyo ni nacyo umuntu aba akwiye kumenya. Waruvuze uti nta byaha nishinja kubera ko Kristo yampfiriye ku musaraba. Ibyo ni Imana ubwayo ni kwihamya, ivuga ko ibyaha byawe byose Imana yabibaze kuri Kristo iranabimuhanira. Yego. Rero ibyo iyo umuntu nyine abyizeye Imana imugira intungane ku bwa Kristo. Amen. Amen. Ese ubu umaze kwemera ibyo uvuze, ubu ujya wumva uri intungane? Namaze kwemera ko ni intungane kubera ko nta yindi nshuti ze, kubera ko Yesu iyo zose yazitangiriye ku musaraba zose. Amen. 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 Okay, guma rero ubwe neza, guma wishimye. Muri ryo byaravuga ngo numara kumwemera ujye uhamya mu bandi ibyo yagukoreye. Amen. Jya umushimira Imana ariko unahamiriza abandi ko Kristo yishyizeho ibyaha by'abantu, kandi iyo umuntu abyemeye Imana imugira intungane. Yego, yego. Sawa, urakoze cyane, turagushimiye. Aba turabakunda no kukabaza mu karere ka Nyabihu. Murakoze. Muri Nyabihu? Mu karere ka Nyabihu. Yaravuze kukabatwa sinahita menya ko mu karere ka Nyabihu. Ese rero tumushimiye Imana cyane rwose. U Rwanda rukomeje kugirirwa neza n'Imana. Niba hari ikintu abantu bose bakeneye no kwizera Yesu, bakagubwa neza, bakaba amahoro, bakabaho babanye n'Imana amahoro, batikanga ikintu icyo ari cyo cyose. Allo? Allo, mwiriwe? Neza. Turavugana nande? Turavugana na Sylvie no kuri Maison de Jeunes. Sylvie? Sylvie kuri Maison de Jeunes? Yego. Yego Sylvie, watwumvise se, wadukurikiye cyangwa usanzwe udukurikira? Ndakurikira ariko umunsi ntabwo natangiranye namwe. Ubwo nyine utuntu nari ndimo. Yego, none se ko usanzwe udukurikira kandi twe tuba dusobanura uburyo ki Imana yafashe ibyaha byawe byose ibishyira kuri Kristo, irangije iranabimuhanira kugira ngo umunsi uzabimenya wowe uzishime, unagira amahoro, umenye ko Imana yagukuyeho urubanza rw'ibyaha ndetse ikakugira umukiranutsi ku bwa Kristo. Waruvuze ko umaze igihe utwumva, ubu tuvugana nawe wabaye umukiranutsi se?
Yego ndi umukiranutsi ubw'amaraso ya Kristo. Kuko umuririmbyi avuga ngo aya maraso ye niyo yozabona ibyaha byabo ngo bakabonera rwose. Yego rwose. Amen. 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 Kubw'amaraso ya Kristo ndi umuragwa w'ijuru. Amen. Kandi umuririmbyi nakomeje yemba ngo umwete winjiye mu maraso ya Yesu. Nanjye rero nagize umwete wo kwinjira mu maraso ya Yesu, ubu ndi umuragwa w'ijuru. Nubwo ibigerageza n'ibigusha bitura mu rugendo, ariko kubw'imbaraga za Yesu tujya tubinesha. Amen. 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 Sylvie, guma wishime rero ubwo wamaze kumenya ko uri umuragwa w'ijuru ku bwa Kristo. Ubu uri mu isi nta cyaha Imana ikikubaraho. Mbese turabashyitsi ntabwo ariho gakondo. Yego rwose. Wiboneye gakondo mu ijuru. Yego umwana w'umukobwa atubwira ngo inkorangi n'ibindi byose ariko turi mu ijuru. Amen. Iwacu ni mu ijuru rwose. Mu isi tuhari turi abashyitsi, ntabwo turabona ntabwo ariho tuzatabarizwa. Yego. Yego. Ahubwo twabikiwe ingororano ahatagera ingesi atabindi byose mu maraso ya Kristo. Amen. 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 Tugushimiye Imana cyane Sylvie. Yego ndamumara. urajya uguma nyine utega amatwi ikiganiro, ujya ugira nyine iteraniro ryo kuri radio si byose? Ntabwo ryacika. Reka gushyira keretse habaye impamvu zikomeye. Kujya guteranira kugenda nzagera nkabona nkagenda. Urakoze cyane. Ujya urarika n'abandi bagenzi bawe bumva iki kiganiro. Yego. Sawa urakoze cyane, Imana igume kurinde. Hano afite message y'umuntu bita Donatien. Yego. Ngo kugihaya arambwiye ati nanjye mbateze amatwi ndishimye cyane, ati nanjye menye ko kumbi ndi uwera ku Mana, ati kubera ko Kristo yishyizeho ibyaha byanjye akampa ubugingo buhoraho. Amen. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Yego rwose. Akomeje kugirira abantu neza. Yego. Kiza mu shitani yatwazaga igitugu. Yesu yarabivuze rimwe aravuga ati najizanywe no kuza kumenyesha imbohe ko zibohorwa. Amen. Nje kubamenyesha umwaka Imana yagiriye imbabazi. Icyo kintu kirakomeye. Umwaka w'imbabazi. Iminota dusigaranye ntabwo twayisobanura mu mwaka w'imbabazi. Byaba birebire. Ariko umwaka w'imbabazi kuba twumva warabaye. Yego. Warabaye rwose. Ubu niwo turimo. Amen. Turi mu gihe cy'umwaka w'imbabazi rwose. Sinzi rero niba mu minota dusigaranye nk'iminota ingahe. Yego. Umurongo uracyariho, waduhamagara twamwakira nk'umwe cyangwa babiri. 0782 44 21 25. Yego rwose. Baza ariko nanyishimiye Imana iri kugirira abantu neza. Oya nibyo ntawe utayishimira ku byo yakoze. Yego. Kandi abantu bakwiye kuva mu gitugu cya Satani. Nibyo, ari umuntu uriho? Ari umuntu uriho twamwakira. Allo Country FM. Allo. Yego turakumva, uri nduherereye he? Ni Dive nderereye ku Ngombo. Ni Dive uri ku Nkombo. Yego. Dive turakumva neza cyane. Wadukurikiye mu kiganiro? Yego nagikurikiye. Cyangwa n'ubundi usanzwe udukurikira? Ntacyo. Aragiye ariko urumva ari tayari namwumvise. Allo? Allo? Namwumvise Dive ari tayari cyane, murara hamagaranye afite ibyishimo. Umbishe yaratuye umutwaro. Afite ibyishimo bidasanzwe, wenda araza kongera tuvugishe. Allo Country FM. Ndumva network iri kwanga. Yego. Allo?
Allo? tuributsa abantu ko turi kuri YouTube. Yego. Ijuru ntirikorerwa TV. Umuntu ushaka kujya kuri YouTube yacu yandikemo Ijuru ntirikorerwa TV muri YouTube. Ahita abona ibiganiro byinshi cyane. N'iki ngiki ubu ejo kizaba kiriho. Yego. Yego. Ubwo hari n'umuntu abantu batubwira tubushize ndacikana. Bahita bagisangayo. Nahita agera kibo. Ubwo nta gucikanwa ku gihari. Nawe utatwumvise kubera izindi mpamvu uzatwumve n'ejo. Mbese ubutumwa bwiza yabutunga muri telefone ye. Yego rwose. Nabyo ni ibindi byiza Imana yakoze. Nabyo twishimiye Imana. Yesu yari yabivuze ati mu butware kugera ku mperuka y'isi. Amen. Ubwo rero buri muntu wese ahara akwiye kwiyumvira ubutumwa bwiza. Nibyo rwose. Imana ni nziza. Ni nziza cyane. Mu minota dusiganye iminota 5. Yego. 5 turongera tubahe mu ndi nk'itatu cyangwa ine. Cyane rwose. 0782442125. 0782442125. Abantu bari hafi nka babiri turabakira. Twabafata bakoresha iminota 2 cyangwa 1 batubwira uburyo nabo bahindutse abera. Yego. Abakiranutsi babikesha kwizera Yesu. Yego rwose. Rwose. Imana ishimwe rwose. Ishimwe iteka. Ubwo nitwe twanamenye ko Imana ari urukundo kandi. Nibyo. Kuko Imana yemeye gusiga ubwiza mu ijuru n'icyubahiro. Iza mu isi kudushaka. Twakira umwalo. Allo? Oui, turakumva neza. Urinde uherereye he? Ngo nitwa Habyarimana Faustin. Habyarimana Faustin uri he? Ndumva nari ntagize mbahamagara. Yego nta kibazo. Ahubwo ndashaka mu mikeya mutanze bazi ikibazo kimwe gusa. Yego. Ikibazo nshaka kubaza kirabaza ngo amadini n'amatorero yakomotse. Icya kabiri kirabaza ngo ese abantu bose baramutse bizeye Kristo kandi bakiri mu isi y'ibyaha bakamwizera ariko ibyaha bigakomeza kwitugatugira ku rugi rw'imitima yabo bakabikora, bazajya mu ijuru kubwariye amaso? Ntacyo reka tugusubize umuvandika nsubize icyambere usubize ikindi mu tuntu dukeya dufite. Yego. Icyambere yarabaje tese amadini n'amatorero byaturutse he. Nkunda kumva abantu banabikoresha cyane, umuntu akavuga ngo ni amadini ndetse n'amatorero. Reka wenda aguma dukurikire mu tuntu duke tugerageze kunyura mu ibyo bibazo nubwo bari bire ko turacagaguranya. Yego. Bakunda kuvuga ngo amadini n'amatorero ukumva bafatikanije idini ariko n'itorero. Ariko itorero kamere ku itorero ubundi no umubiri wa Kristo. Yego. Itorero n'umubiri wa Kristo, itorero n'ingingo za Kristo. Kristo cyabikoze aribereye umutwe, ariko abandi bose bakijijwe. Umuntu wese wiziye Kristo ahari mu isi ari mu itorero. Yego. Ari mu itorero rya Kristo. Yego. Rero ntabwo idini rifitanye isano n'ibyo bintu. Yego. Kuko idini ryo ni ibintu abantu bicara bakajya inama bakabifonda bakabiha umurongo bakabiha gahunda bakabiha amahame barangiza bakabibamo gutyo cyabikoze babyita iby'Imana. Yego. Ibyo bikaba ni idini. Ariko itorero ni umuntu wakijijwe bidasabye idini. Yego. Ni umuntu wiziye Kristo nko twariho tubisobanura. Barya abantu mwe muduhamagaye, barya baduhamagaye mu kanya batubwira ko babaye abira. Yego. Barya bari mu itorero rya Kristo kwisi. Yego. Basangiye itorero n'abanyamerika bizeye. Yego. Basangiye itorero n'abafaransa bizeye. Ubwo abantu bose bizeye Kristo turi mu itorero rya Kristo. Idini ryo ni ibintu by'abantu, ni ibintu abantu bafonda. Iminota yagiye wasubiza ikindi mu ncamake. Urakoze cyane. Icya kabiri yaravuze ngo ese abantu bizeye Yesu ariko bagakomeza bagakora ibyaha bazajya mu ijuru. Reka
reka mvuga iki ngiki ko iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishyashya ibya kera biba bishize. Warusobanuye itorero nk'umubiri wa Kristo ugizwe n'ingingo nyinshi. Niba rero itorero ari umubiri wa Kristo, abizeye Kristo bose bakaba ari bo bagize uwo mubiri, byumvikana kandi ko Kristo atari umugabura w'ibyaha. Nshatse nasorezaho dusigaranye umunota umwe, ariko nanone kubaza ikibazo nk'iki ni uko umuntu nyine aba yumva ibyaha bihari akiri umunyabyaha, ariko tuzagumya dusobanure ko iyo umuntu yizeye Kristo, iyo umuntu ageze muri Kristo, aba ari umuce cyangwa umurongo wa mbere ngo aba ari muri Kristo ntateka bacirwaho. Iyo umuntu ageze muri Kristo aba ari ikiremwa gishyashya, ibya kera biba bishize. Witekereza ko muri Kristo haba mu ibyaha? Urakoze cyane. Ntabibamo. Reka rero dutange nimero zacu zisanzwe tugendana. Iyanjye ni 0784 yego 4257 yego. Iya Patrice ni 073 167 163 ndayisubiramo. Yego. 0783 167 163. Mwaduhamagara n'urya wigeza agira ibyo tubaza, twabwiye ko twamufasha nawe aze aduhamagare. Yego. Tugume tuganire. Umushaka no kujya kuri WhatsApp group yacu turayigira. Yego. Nawe yanyandikira ku ya nimero navuze 0784 4257 nikaze tugushyire kuri WhatsApp group yacu. Usangire ubutumwa bwiza nabera bari ku isi yose. Amen. Amahoro y'Imana bane nabera bose n'iteka ryose. Amen. Amen.